Hello my people, ndabasuhuje nanone ni Bolingo umuntu nk'ubusanzwe turacyari kuri Bumuntu Empire ndetse nanone turacyari Dubai. Ndagira ngo rero mpe update bashiki bacu cyangwa se abakobwa, waba uri umukobwa w'umunyarwandakazi, waba uri umurundikazi, waba uri uwo ari we wese ariko ukaba wumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari bwo nkoramo ikiganiro. Ndagira ngo nyine nkubwire ikintu gisa n'ikitari cyiza kiri kuba ku bakobwa bari kuza hano Dubai. Ntangira mbivuga ngo hari ushobora kuza bikaba byiza, ariko nanone abenshi biba bibi. Niyo mpamvu mbafashe n'ibiganiro mvuga ati ndabure abasigaye hehe, abasigaye mu gihugu. Rero hari inkuru ngiye kubagezaho y'umukobwa waje hano Dubai ariko baramubujije. Muri make iyo uje hano Dubai uri umukobwa, niba warasengaga mu gihugu cyawe, niba uri umukirisitu, bishobora kurangira ugeze hano Dubai ukaba indaya. Muri iki kiganiro mbafitiye nanone amazu agurishwa ari mu karere ka Kamonyi ndetse n'ibibanza biri mu karere ka Kamonyi, za Rugobagoba n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Hari ibibanza, hari amazu meza yegereye rwose akarere ka Kamonyi, ni kuri kaburimbo, n'atari kuri kaburimbo ariko ari muri metero nkeya uvuye ku biro by'akarere ka Kamonyi. Iyo nimero rero niyo washakiraho niba ushaka kugura ikibanza uri mu diaspora, ushaka kugura inzu, ushaka kugura mukecuru inzu, iyo nimero rwose ikandeho tuguhe amakuru ahagije. Niba uri i Kigali, iyo nimero irakugeza ku kibanza, wirebere ingano yacyo ndetse urebe no ku nzu bayigutembereze mbere y'uko uyishyura. Ubundi hari umusore we twakoranaga kuri site imwe gutya, yarambwiye ati hari umukobwa ugiye umbwira ngo muzamure muvane hehe muri Afurika muzana inaha. Urumva umukobwa nareba situwasiyo zibera inaha, umuhungu yari ari kumbwira ati situwasiyo zibera inaha nkanga kugira gute, nkanga kumwumva ngo muzamure. Umukobwa yari inshuti yanjye, nubwo ndi kuvuga nyine nsubira mu majwi y'uwo muhungu. Umukobwa yari inshuti yanjye, nareba akazi dukora hano natwe twaraje baratubeshye, nkavuga uti umukobwa nimuzana hano nta kazi k'abakobwa kazima mfite hano hantu. Umukobwa nimuzana ushobora kumwicira future. Akabwira umukobwa ati guma mu gihugu rwose utuze, hano nta kazi kazima k'abakobwa gahari. Umukobwa aravuga ati njyewe nta gihe na kimwe nzaguma hano mu gihugu mu gihe mwebwe mwagiye mutari mwagaruka. Umuhungu aramubwira ati reka kugaruka ni kimwe, kugenda ni kimwe, no kugaruka ni ikindi. Umukobwa ati wapi, ubwo ngubwo urashaka gutunga, njyewe singire gute, njyewe sintunge. Umuhungu aramubwira ati basi ubwo ngubwo njye nakwangiye kukuzana, ngo niba ushaka kuza uzanyura ahandi ariko atari njyewe. Umukobwa aragenda yanga wa musore ati rwose unyimye amahirwe yo kuza Dubai, ukuntu duhumva ntabwo wakanga kuza Dubai ngo uzongere kuba iki, uzongere kuba inshuti yanjye. Umukobwa hashize ibyumweru bibiri, wa muhungu baramubwiye ati uzi ko wa mukobwa mugenzi wawe, wa mukobwa mushuti wawe ari hano Dubai? Bamubwira ati twamubonye hano Dubai. Umuhungu aratungurwa aravuga ati basi aze yirebere, niyumva ko wenda nawe namubeshye nzamusaba imbabazi, cyangwa we niyumva ko nabona ibyo namubujije bimubayeho nawe azibuke amvugishe. Umukobwa rero mu kuza bari bamubwiye bati uraza, hari company zikora mu bintu byo gusuka imisuko, ndetse hakaba na company zikora mu bintu bya massage. Urabona ko kumasa nyine nicyo kintu bari bijeje uwo mukobwa. Mu bintu bya massage ati uzakora muri massage cyangwa se ukore muri company zo gusuka. Umukobwa urumva iyo ni imirimo y'abakobwa, yaje yirukanka. Umukobwa ageze hahandi bamubwiye ho gukorera massage, akazi barakamuhaye. Akazi bakirangiza kukamuha, umunsi wa mbere instruction cyangwa se amabwiriza y'akazi baramubwiye ati uzajya ukorera abagabo massage, ariko ntabwo ari twe tuzajya tuguhemba, uzajya ukoresha uburyo bwose bushoboka wa mugabo aguhembe. Urumva baramubwiye ati uzajya ukorera abagabo massage, ariko muri ayo massage uzajya ukora ntabwo ari twe company izajya iguhemba, ahubwo uzajya ukoresha uburyo bwose bushoboka wa mugabo agire gute, wa mugabo aba ari we aguhemba. Sizi niba mutari kubyumva wenda byakurikira, namwe muri abantu bakuru. Ibaze gukora umuntu massage, we wenda yakishyuye company, ubundi massage wishyura
kampani cyangwa se wishyura aho ngaho nyine ukoreshereza massage. Ntabwo massage wishyura uwayigukoreye, wishyura abayikora, hanyuma wenda abo abakwangaje akaba ari bo bakwishyura. Ni nko kuvuga ati muri za salo zo kogosha, umwogoshi akenshi si we wishyura, haba hari manager wishyura. Ubwo rero bakimara kumbwira ati wowe uzajya wishyuza umugabo wakoreye massage, kandi tekereza ko umugabo already we yabaga ari buze kwishyura manager waho ngaho bamukorera massage. Umukobwa urumva ikikurikiyeho, ubwo yagombaga kugira gute, kubanza kuryamana na wa mugabo, yagomba kubanza kuryamana na wa mugabo, umugabo nyine akajya yamwishyura, ariko urumva ntabwo yamwishyuriraga serivisi yamukoreye ya massage, ahubwo yamwishyuriraga kubera iki? Kubera baryamanye. Umukobwa abonye bikomeje 2, 3, 4, 5, umukobwa atangira kurira. Uritabaza nde kuba barakuzanye bakwijeje ibitangaza, utangiye kubona ibintu bigucanze. Yongeye ahamagara nde? Ahamagara wa muhungu umwe wamwangiye kera, umwe wamubujije kuza, niwe yongeye kugira gute, niwe yongeye guhamagara amusaba ati wambabariye ukamfasha ukamvana hano. Umuhungu aramubwira ati narakubwiye ati akazi nanjye ndimo ni akazi ntishimiye nakubujije. Umukobwa ati none ko ari wowe inshuti mfite inaha, warambujije nanga kumva, ariko noneho ngo mbabarira ukora ikintu kimwe gusa cya nyuma, basingire gute mve hano hantu, nta buzima mbafite, nirirwa ndira, ubwo bamfata ku ngufu, bagira gute bankoresha ibyo bashaka, wambabariye ukagira gute, wambabariye ukamvana hano hantu. Umuhungu aramubwira ati nanjye ahomba nkodesha igitanda cyo kuryamaho. Wenda amahostel menshi ya hano Dubai no muri Sharjah aba ari ibitanda bigerekeranyije, nka biriya bitanda byo ku mashuri, abize boarding school, abize interina, igitanda cyo hasi cyo haruguru, igitanda cyo hasi cyo haruguru, kandi wenda ugasanga ari umurimo nk'abantu 10 cyangwa se abantu 8, nyine buri gitanda kiriho umuntu. Ukibaza rero ukuntu uraza kuba wacumbikira wa mukobwa, niba muzajya murarana ku gitanda bikagucanga. Umuhungu aramubwira ati rero nta bufasha na bukeya mfite, nta bufasha na bukeya mfite, nagufasha. Iyo ukiza kuba uri umusore, byari kuba byagira gute, byari kugira wenda nkazajya nkakubwira ati ngwino turarane, ariko already umaze kuba iki, wamaze kuba umukobwa. Umuhungu aramubwira ati ikintu cyo nagufasha, hano hari abakobwa bicuruza ku mihanda, abakobwa bicuruza ku mihanda rwose, utambuka nyine ukamubona. Hari n'abari bimwe byo kuvuga ngo kuribwa, hari abaririrwa hano ku mihanda, ahantu hasa n'ahihisha gatoya, ariko akaba ari ku muhanda, kuko ntabwo ari buri muntu wabona amafaranga yo kuriha room cyangwa yo kuriha room azajya akoreramo uwo mwuga. Abenshi baza ku muhanda. Umuhungu aramubwira ati rero ikintu cyo nyine nagufasha ni ukugushakira groupe irimo abakobwa bifotoza bambaye iki, bambaye ubusa, bakipostinga bagashyiraho location room. Ubwo rero iyo urebye muri iyo groupe naho uri umuhungu, ukabona uwo mukobwa ukuze bwambure bwe, ikintu ukora ufyonda kuri ya location mukaganira, mukaza kureba ukuntu muhura. Nicyo umuhungu yabwiye nyamukobwa ati ikintu cyo nagukorera nagushyira muri groupe y'iki, y'abakobwa nyine bicuruza, nawe ukatangira umwuga w'uburaya nk'abandi bose. Umukobwa urumva already yabaye nk'utunguwe, ariko n'ubundi nta mahitamo yari afite. Bamushyize muri iki, bamushyize muri ya groupe, atangira nawe gucuruza nk'abandi bose. Urumva rero yari mu gihugu cye yarasengaga, mu gihugu cye yumvaga ko nyine nazi naho ubuzima buzahinduka, ariko already byageze gute, byarafailinze. Rero nayo makuru, niyo update, niyo warning ndi kubwira nti bakobwa cyane cyane mwebwe mwabonye ndi gutabariza abari Saudi Arabia, mwabonye ndi gutabariza abahehe na hahe, ariko nukuri k'Imana mwitonde. Naha ntabwo ari ahantu ho kuvuga ati ngo hari akazi ngo wumve ngo washidutse. Banza utekereze neza, ubaza amakuru yose ahagije. Sinzakubuza njyewe kuza, kuko benshi banashinja kubabuza kuza. Nta muntu mbuza kuza, ahubwo njyewe nkubwira situation iri kuri tele, ega narahakubanje. Niyo mpamvu ugomba kuba basi niyo utabyemera, ariko basi ukabyumva ukamakinga attention. Narahakubanje, uzi ibihabera,
ntabwo nkiyumva Dubai nko kuvuga uti nk'uko twari tuyireba ku masosho media, njyewe nyirimo ndi biri kuhabera, cyane cyane nibanze ku ruhande rw'abahungu, ariko nanone ngarutse ku ruhande rw'abakobwa. Rero nicyo kiganiro making sure baza neza ibyo ari byo kugira ngo uza hano utazangiza ubuzima bwawe, kandi muri Afurika rwose uriye duke wabaho. Urakoze cyane, njye nitwa Bolingo Bumuntu. Iki kiganiro nubona kikugira akamaro gisharinde kuri mugenzi wawe nawe acyumve, dukomeze duhanahana amakuru. Njyewe ntabwo naje muri Dubai nje kuvuga ngo nzamure abantu kugira mbone amafaranga, urumva nuko nguko ibintu bimeze. Bumuntu Empire, Bumuntu Empire, shining hope across the world. I love you Bolingo Bumuntu, your vision inspires my soul. Diaspora time we gather around, utugira inama nziza cyane. Bumuntu Empire.